data wa twese mwiza ni umunyembabazi. Ndagira ngo batangarize ko data ku mugaragaro ari umunyembabazi. Imana ni inyembabazi, nubwo hari abantu muzi ko Imana itazababarira, ariko Imana ni inyembabazi. Imana yiteguye kugukiza ibikomere, Imana yiteguye kukuvura, Imana yiteguye kukwakira nubwo witakarije icyizere, ariko ibiganza by'Imana byiteguye kukwakira. Ndimo senga, Imana yambwiye ngo mbabwire iri tangazo, mbabwire ngo nimube maso mukanguke kuko Imana iraje. Imana irongera irambwira ngo mbabwire ngo abantu benshi muri mu gahuge, abantu benshi muhugiye mu bidafite umumaro, ariko Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo nimukanguke mutaza gutungurwa muri mu gahuge. Kandi Imana irangije irambwira ngo habayeho guhinda, nibyo habayeho guhinda kw'ikirere, habayeho guhinda. Imana irambwira ngo mbese ese ko habayeho guhinda kandi ikirere kikaba kigiye kubudika, uzaba uhagaze hehe? Wowe unkurikiranye yantumye kuri wowe, wowe uri kundeba, wowe uri kunyumva, yantumye kuri uriya ndetse no kuri bariya ndetse no kuri twebwe, kugira ngo mbabwire ngo nimuhunge. Bibiliya ivuze iki? Uyu mwana ngo akigera kwa se, ise amubonye amwakira anezerewe n'imbabazi nyinshi, ise amwakira n'urukundo, ngo ariko ahamagara abagaragu arababwira ngo munzanire umwambaro uruta indi myambaro, munzanire inkweto, munzanire impeta, ndetse munzanire n'ikimasa kibyibushye cyiza cyane mu kibage, twishimane n'uyu mwana. Uyu mwana yari yarapfuye, uyu mwana yari yarazimiye, none agarutse ari muzima. Imana ibishimirwe. Yesu ashimwe. Nongeye kubanezererwa mu izina ry'Umwami Yesu. Abatanzi nitwa Mujamariya Kerere, ndi umudamu, mfite umugabo, mfite n'abana batatu, ndetse mfite n'undi mwana Yesu yampaye. Rero nejejwe n'Imana kongera kubana namwe. Nari maze iminsi tutabonana, ariko Yesu yongeye kubyemera ko twongera kubana, tukaganira, twibukiranya ku by'uru rugendo. Suje rero impande zose z'isi zinkurikiranye ku Iyogezabutumwa TV, turabasuhuje dushimira abayobozi b'Iyogezabutumwa baba badutumiye kugira ngo twongere tubonane. Rero inshuti zanjye ziri muri Omani ndabasuhuje, abari muri Amerika ndabasuhuje, abari impande zose, abari Dubai ndabasuhuje, abantu mwese mwagiye munkurikirana mu bihugu byose ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Turabakunda, turabasengera, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Uyu munsi rero Imana yampaye ijambo ry'Imana, yampaye kuvugana nawe, kuganira nawe. Imana yampaye kwibukiranya nawe mu bihe nk'ibi duhagazemo. Ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kugaruka kwa data bizana amahoro akomotse ku Mana. Rero aho waba uri hose, aho waba ugenda hose, kugaruka kwa data, kugaruka ku mubyeyi bizana amahoro mu izina rya Yesu. Kadusome ijambo ry'Imana, ariko mbere kugira ngo turisome turabanza dusenga Imana kugira ngo tuze kubana n'Imana muri iyi gahunda twingiyemo. Imana idufashe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, wera wa Isiraheli, turagushimiye ku iki gitondo, turagushimiye Mwami Imana kubankurikiranye, ndagushimiye kubw'Iyogezabutumwa TV yatuzanye ahangaha. Imana y'amahoro ibaha umugisha, iha umugisha abantu bose bagiye bankurikiranye, kandi buri muntu wese umutima wiwe Imana igira icyo ukoraho kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana nkuko nabibabwiye. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyaho cya 15, turahera ku murongo waho wa 11. Kandi arababwira ati,
hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu bihugu bya kure, yayisha ibintu bye iby'ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi iratera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntiyagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agitunguka se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati nimwihute vuba muzane umwambaro, muzane impeta, muzane byose, kuko uyu mwana agarutse kwa se. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu mwana Bibiliya itubwiye ku mugabo wabyaye abana babiri, abyara abana babiri, abana nabo, ariko ntabwo aba bana begeze banezezwa nuko ise bari kumwe nabo, kuko iyo bakinezezwa nuko bari kumwe na se bagombaga kubana na se ibihe byose n'iteka. Ariko uyu mwana yabanye na mukuru we, ariko ntabwo yigeze agira imyitwarire nk'iya mukuru we. Uyu mwana yegereye se aramubwira ngo data ndashaka ume umunani wanjye, ndashaka ume ibyo unteganyiriza byose, kuko njyewe ndashaka kugenda. Ise Bibiliya ntabwo itubwira ko yegeze agira komanteri ku byo umwana amubwiye, ahubwo uyu mugabo yamuhaye umugabane w'ibye, amuha mu matungo, aramuhereza, aramubwira ngo mwana wanjye dore umugabane wawe nguyu. Uyu mwana haciyemo iminsi afata umwanzuro, arahaguruka ava kwa se, aragenda ajya mu bihugu bya kure nk'uko Bibiliya ibitubwiye. Uyu mwana ageze mu bihugu bya kure, Bibiliya yatubwiye ngo yayishije iby'ubugoryi bwe, ngo araya. Ntabwo yegeze ayitwara neza ngo abashe kumanaginga ibyo yarajyanye, ahubwo yabyayishije iby'ubugoryi bwe. Haciyemo iminsi mikeya uyu mwana arakena, inzara iratera. Imaze gutera ajya gusaba akazi ko kuragira ingurube, kandi nukuri ntabwo byari bikwiriye ko uyu mwana ava kwa se akajya kuragira ingurube, kuko cyaraziraga mu Bayuda. Ariko yaragiye ngo asaba akazi ko kuragira ingurube ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi. Umwana aragira ingurube, ariko bitewe n'inzara yari ifite atangira kwifuza kurya iby'ingurube, ngo ntiyabasha kubona umuntu ubimuhereza. Imana idufashe. Ngo umurongo numva cyane muri iri jambo, numva uremereye. Uyu mwana ngo yisubiramo. Imana itugirire neza. Ngo amaze kwisubiramo, ngo yitekerezaho uyu mwana, ngo aravuga ngo kwa data abagaragu baho barimo bararya, naho ngewe inzara insinze kuri uyu musozi, insinze ahangaha. Ariko yigira inama, aravuga ngo reka mpaguruke njye kwa data, nacumuye kuri data, nacumuye kuyo mu ijuru, ariko ahari bangirira imbabazi, reka mpaguruke ngende njye kwa data mubwire ko ndagikwiriye kwita umwana we, ahubwo ashyire mu bagaragu. Imana idufashe. Bibiliya ivuze iki? Uyu mwana
ngo akigera kwa se, ise amubonye amwakira anezerewe n'imbabazi nyinshi, ise amwakira n'urukundo, ngo ariko ahamagara abagaragu arababwira ngo munzanire umwambaro uruta indi myambaro, munzanire inkweto, munzanire impeta, ndetse munzanire n'ikimasa kibyibushye cyiza cyane mu kibage, twishimane n'uyu mwana. Uyu mwana yari yarapfuye, uyu mwana yari yarazimiye, none agarutse ari muzima. Imana ibishimirwe. Uyu mwana gusohoka kwa se ntabwo yigeze anyurwa n'uko se yamufataga. Kugenda ajyanye ibye byose byari ikimenyetso cy'uko agiye atazagaruka mu rugo kwa se. Gufata imigabane ye agafata ibyiwe byose akagenda, ntabwo yatekerezaga ko agiye bishoboka akazagaruka kwa se. Ariko uyu mwana igihe cyarageze aragenda. Bibiri tubwiye ko yagiye mu bihugu bya kure. Mana itugirire neza. Ngo ariko agezeyo ubuzima buranga. Hari igihe umuntu ajya agenda adateganya kugaruka, ariko ahagiye mu bihugu cyangwa se mu kazi cyangwa se ku mpamvu zigiye zitandukanye ntibyemere, bikaba ngombwa ko agaruka. Ntabwo byari bikwiriye ko uyu mwana agenda ajyanye umunani we, ariko kubw'uko uyu mwana atabashije kugisha inama ababyeyi, yahagurukanye ibyiwe byose. Ariko Imana yari ifiteho uyu mwana umugambi, kuko itamugiraho umugambi aba yaraguye aho yagiye, ariko kuko Imana yari imufiteho umugambi izaherekeza umugambi. Uyu mwana ngo amaze kugenda ngo ajya mu by'ubugoryi. Ese ubugoryi ni iki? Iyo wumva ubugoryi utekereza iki? Ko Bibiri tubwiye ngo yayishije ibyo yarajyanye ubugoryi bwe. Utekereza ko uyu mwana kwaya bivuga iki? Ni igihe yarahagurukanye imitungo asize agurishije, akajya mu busambanyi, akajya mu businzi, ajya gukina beti, ajya mu biryabarezi. Uyu mwana yayishije iby'ubugoryi bye nk'uko nawe ubitekereza. Ese iyo wumva ubugoryi witekerezaho iki? Wowe iyo urebye aho uhagaze usanga uhagaze ute? Bibiri iratubwiye ngo azayisha iby'ubugoryi bwe. Uyu mwana amaze kwaya arakena, kuko amafaranga yari amushizeho, ibintu byari bimushizeho. Natwe mu buzima busanzwe iyo umuntu yayishije amafaranga akayajyana mu bidafite umumaro, ibintu bigashyira, asubira hasi. Iyo umuntu ari kwaya ntabwo atera imbere, ahubwo asubira hasi. Imana ituganze. Wowe unkurikiranye, wowe ukurikiranye iyogezabutumwa, itekerezeho neza kugira ngo Imana ize kuduha umurongo tuza kugenderaho. Ngo uyu mwana ngo ajya gusaba akazi ko kuragira ingurube. Ingurube cyaraziraga mu Bayuda. Ingurube ntabwo byashoboka kuko yarasohotse mu rugo rufite abagaragu. Ntabwo yarakwiye kuba umugaragu wo mu bindi bihugu, kandi kwa se yarabayeho mu buzima bwiza. Nshatse kubabwira iki? Ko ari abantu baba bari mu buzima bwiza bwo kuramya Imana no kuyihimbaza, ariko bakabyikuramo bakijyana mu buzima bubi. Imana ituganze. Uyu mwana kuri uyu musozi ngo inzara iramurya, yajya kugaburira ingurube. Kwa se yahasize imitsima, ngo atangira kwifuza guhazwa n'ibyo ingurube ziri kurya. Imana ituganze. Ariko ntiyagira umuntu ubimuhereza. Uyu mwana agakenera kurya kuri ibi by'ingurube, nabona umuntu ubimuhereza. Bibiri itubwiye iki rero? Imana ituganze. Biratubwiye ngo uyu mwana amaze kwicwa n'inzara, amaze kwicwa n'agahinda, amaze gutekereza aho yaturutse, amaze kwibuka kuri se, amaze kwibuka ku rukundo rw'Imana, uyu mwana aricaye yigiriye inama, aravuga ngo kwa data abagaragu baho bararya. Haleluya! Abagaragu baho bararya, abasigaye barimo barasigaza, ngo kandi bakabiterura bakabimena. Naho njyewe inzara insinze kuri uyu musozi, none nakora iki? Nabigenza ne? Ko inzara insinze kuri uyu musozi. Ngo yigiriye inama uyu mwana yabangwa, reka mpaguruke njye kwa data. Ngaho tekereza aho wicaye, tekereza aho uri kugenda,
kwikuraho usubira inyuma ujya mu busambanyi usubira inyuma ujya mu biyobyabwenge usubira inyuma uba ingambanyi nta kintu kigeraho icyo ukoza cyose kiragenda kuko wasubiye inyuma ariko Yesu araguhamagaye haleluya haleluya Yesu araguhamagaye garuka kwa data ngwino garuka ahari Yesu araza kukwakira kandi arakwakira anezerewe ngo uyu mwana ngo arahaguruka kuko yari amaze kwisubiramo yari amaze kwitekerezaho ngo amaze guhaguruka ngo araza ngo aza kwa se ntibiratuye ko bari abana babiri b'abahungu ngo ageze kwa se ngo azane ipfunwe azane ikimwaro yari agiye afite ibintu ariko agarutse imbokoboko agaruka kwa se ngo ise amubonye haleluya hari abantu Imana izabona ikanezerwa yakubona ikanezerwa ngo ise amubonye yuzura imbabazi yuzura urukundo ngo arangije ngo arahaguruka amwakira anezerewe rayisinifata kinipostaya Imana itugirire neza ngo amwakira anezerewe yewe Yesu we Mana ishimwe hayiwe amwakira anezerewe ngo amushyira mu gituza cye yumva imbabazi z'Imana yumva urukundo rw'Imana nawe ndaguhamagarira imbabazi z'Imana mu bugingo bwawe hayi data mukunze mwiza ngo arangije ngo umwana aramubwira ataraga dawe ntabwo bikwiriye ko nitwa umwana wawe oya nacumuye kuyo mu ijuru nacumuye mu maso yawe ntabwo bikwiriye ko nitwa umwana ahubwo shyira mu bagaragu bawe dayeserefo Imana ituganze shyira mu bagaragu naracumuye ese wemera ko wacumuye ese wemera ko wagiye nyine wemera ko watatira igihango cyawe n'Imana wemera ko wikuye mu rusengero wemera ko wishoye mu bwami bw'Imana uyu mwana aravuze ngo dawe ngirira imbabazi nacumuye kuyo mu ijuru ncumura no kuri wowe none ntibigikwiriye ariko enefotayizire Imana itugirire neza Yesu aradukunda ngo se aravuga ngo mwana wanjye humura ngo aramubwira ati mwana wanjye ahamagara abagaragu arababwira ati nimunzanire ikanzu uyu mwana tumwambike nimuzanire impeta uyu mwana tuyimwambike nimuzane inkweto tuzimwambike uyu mwana nimuzane cya kimasa tukibage twishimane n'abavandimwe yari yarapfuye none uyu mwana arabonetse yari yarazimiye none uyu mwana arabonetse nikirenze kuri ibyo data muduhaye ari muzima reka tumwakire reka tumunezererwe Bibiliya tubwiye iki ibirori biratangira abantu batangira kunezerwa bahamagara inshuti z'uwo mwana bahamagara abaturanyi bahamagara abavandimwe haleluya 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 Imana iginezererwa umwana wayo mu gihe urekuye ibyo wagundire bidafite umumaro ukagaruka kwa data Imana itumira abantu bakanezeranwa nawe ngo batangira ibirori batangira kwishima batangira kubyina ngo nanangwa mukuru we ngo yarari mu mirima ngo atashye ngo ageze ku marembo ngo yinjira ngo yumva ibirori byabaye ngo yumva abantu barimo barabyina yumva abantu barimo baracuranga ngo aravuga ngo kwa data habaye iki nahasohotse nta bintu bihari by'ibitangaza none barimo barabyina byagenze bite ngo umutima we utangira kutabyakira ngo ahamagara umugaragu aramubwira ati kwa data habaye iki aramubwira ngo nta makuru wamenye haleluya dufite inkuru nziza kuri uyu musozi murumuna wawe yari yaragiye yari yarapfuye yari yarazimiye none yagarutse
yagarutse kandi yagarutse ari muzima. None papa wawe yabaza cya kimasa gishyumushishe turimo turakirya, turimo turanezererwa Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Naho mukuru aravuga ngo tinuko byagenze ngo yanga kwinjira, aravuga ngo data afashe uriya mwana w'ikiraro wamaze ibyiwe byose abisambanisha, niko Bibiliya itubwiye, none amubagiye ikimasa. Njyewe wabanye nawe ntabwo yigeze ampa n'agasekurume ngo nezerwa n'inshuti zanjye, ariko afashe ikiraro akibagiye ikimasa. Ngo umwana yanga kwinjira. Hari abantu bababazwa n'ibyo Imana ikoreye bagenzi babo, hari abantu bababazwa n'uko abantu bagarutse ku Mana, hari abantu bababazwa n'uko abantu bagiranye n'ubusabane n'Imana, akavuga ati igihe maze runaka ejo none Imana imugiriye neza, icyo kikamubabaza. Ntabwo bikwiriye. Twari dukwiriye kunezererwa umusaruro ukomose ku Mana, kandi mu gihe turebesha amaso yacu bikatunezeza. Asifiwe Yesu, haleluya. Uyu mwana ngo arangije kwanga kwinjira, ngo ise ngo arahaguruka aramubwira ngo mwana wanjye ni iki kikubabaje? Ese ubabazwa ko murumuna wawe yatahutse? Aramubwira ati dore wimbwira iby'agasekurume kuko ndabizi neza, ariko se kakumarira iki ko ibi byose ubona ntuzi ari ibyawe? Haleluya. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Uyu mwana bamwakiriye abanezerewe, uyu mwana agarutse kwa Samahoro. Uyu mwana Bibiliya itubwiye, uyu mwana waretse se akagenda, uyu mwana waretse Imana akagenda, akajya mu bidafite umumaro, uyu mwana akajya mu busambanyi. Yesu araguhamagaye, wowe uri impande enye z'isi. Yesu araguhamagaye, wowe uri mu bihugu bigiye bitandukanye, ukaba kureka inzoga zarakunaniye, ukaba uri muri aya, ukaba uri mu bidafite umumaro. Yesu araguhamagaye akugirira imbabazi ndetse n'urukundo. Ayiwe, azakwakira anezerewe mu gihe uzaba ugarutse kwa Data mu izina ryawe Yesu Kristo. Noneho Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo kwisubiramo. Isubiramo wa mugabo we, isubiramo wa mubyeyi we, isubiramo wa musore w'umurikiranye, isubiramo wa mukobwa w'umurikiranye. Nimureke twisubiramo, tugaruke kwa Data. Twaragiye twajya mu bidafite umumaro, ariko byo byose tubireke, tubirambike hasi, tugaruke amahoro. Erega nubwo tugarutse imbokoboko, ariko Yesu ni umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, atwakira anezerewe. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cya 7 umurongo waho wa 3 wa 13 haravuga ngo umwami Yesu amubonye, haleluya, amugirira impuhwe, aramubwira ngo wirira, aramubwira ngo wirira, kuko umwami Yesu yaragize gute? Yaramubonye afite agahinda, ariko aramubwira ngo wirira, ngo arambura akaboko akora ku kiriba, aravuga ngo muhungu we kanguka. Mwami Yesu amubonye, amugirira impuhwe. Uyu mwana yisubiyemo agarutse kwa se, Isa amugirira impuhwe, amwakira anezerewe. Rero ndagira nkubwire ko Imana iteze ibiganza kukwakira. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yacu iri maso, irambuye ibiganza, yitegereje kutwakira. Nubwo twagiye, nubwo twayivuyeho, ariko Yesu yiteguye kutwakira. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Wowe ndakwinginga, ngwino dusenga Imana, ngwino yakwakira anezerewe, akakugirira impuhwe, akakongera akagushyira mu gituza. Iyi mpeta yasobanuraga iki? Iyi mpeta iyi mpeta yasobanuraga ko uyu mwana yongeye kugirirwa agaciro n'icyizere mu maso y'umubyeyi we. Kandi izi nkweto zasobanuraga ko uyu mwana yahawe imbabazi n'Imana. Haleluya, haleluya. Iriya biganza byase byasobanuraga ko imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwacu.
wacu. Data yiteguye kukubabarira, data yiteguye kukugirira neza, data yiteguye kukwakira. Icyo ngusabye ngahisubiremo, wisubira mu byo urimo, wisubira aho utuye, wisubira aho ugenda. Mwami Yesu ngo amubonye amugirira impuhwe, amwakira anezerewe, arambura ikiganza aravuga ngo wirira kuko yaramugiriye impuhwe. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibiteho, Imana y'amahoro ijya mu byo mukora, Imana y'amahoro nanjye basabiye umugisha kubw'imbabazi z'Imana. Icyo mbinginga ku Mana niko mwagaruka mu bihe nk'ibi ngibi duhagazemo. Imana itugirire neza. Kandi umuririmbyi yavuze ngo nushaka ko tujyanayo wihane kandi wihane, niko umuririmbyi abivuga neza. Data wa twese mwiza ni umunyembabazi. Ndagira ngo batangarize ko data ku mugaragaro ari umunyembabazi. Imana ni inyembabazi, nubwo hari abantu muzi ko Imana itazabababarira, ariko Imana ni inyembabazi. Imana yiteguye kugukiza ibikomere, Imana yiteguye kukuvura, Imana yiteguye kukwakira. Nubwo witakarije icyizere, ariko ibiganza by'Imana byiteguye kukwakira. Ndimo senga, Imana yambwiye ngo mbabwire iri tangazo, mbabwire ngo nimube maso mukanguke kuko Imana iraje. Imana irongera irambwira ngo mbabwire ngo abantu benshi muri mu gahuge, abantu benshi muhugiye mu bidafite umumaro, ariko Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo nimukanguke mutaza gutungurwa muri mu gahuge. Imana irambwira ngo mbabwire ngo Imana ya Isiraheli abantu bagiye gusubiranamo, abantu bafite amatiku mu mitima yabo, abantu bafite inzangano mu mitima yabo. Imana irambwira ngo nimwegere Imana mugire ibihe byo gusenga, kuko Yesu arimo agenda atanga imitaka ndetse n'uburinzi ku buzima bw'abamwizeye. Imana ya Isiraheli irongera irambwira ngo mbabwire ngo yemwe abarushe, yemwe abaremerewe, ntabwo umuti w'ikibazo ari ukujya mu bizaha, ntabwo umuti w'ikibazo ari ukwiyandarika. Yesu yambwiye ngo abaremerewe n'abarushe nimuze mumusange, yiteguye kubaruhura. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ya Isiraheli irongera irambwira ngo mbabwire ngo nyamara nimuze twegera Imana kuko nayo izatwegera. Kandi Imana irangije irambwira ngo habayeho guhinda, nibyo habayeho guhinda kw'ikirere, habayeho guhinda. Imana irambwira ngo mbese ese ko habayeho guhinda kandi ikirere kikaba kigiye kubudika, uzaba uhagaze hehe wowe unkurikiranye? Erega ni wowe Yesu yantumyeho, wowe unkurikiranye, yantumye kuri wowe, wowe uri kundeba, wowe uri kunyumva, yantumye kuri uriya ndetse no kuri bariya ndetse no kuri twebwe, kugira ngo mbabwire ngo nimuhunge mudapfa, nimuve mu bidafite umumaro, mumwegere n'abazamwegera. Imana irambwira ngo abantu benshi muhagaze ku misozi y'amarira, ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo Imana ije guhoza abantu amarira. Nubwo murimo mwumva ibikomeye, mwumva ibintu bitameze neza, ariko Imana yambwiye mbabwire ngo mureke ubwoba, nimuzamure kwizera. Abanyabwoba birabareba. Yesu yambwiye ngo nimwizere Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu ukiza, Yesu utabara, Yesu uhagarika intambara, Yesu weyura ikirere, Yesu uhagarika kovide, Yesu uhagarika ibiteye ubwoba, Yesu uhagarika indwara, Yesu ukiza. Nimumwizere n'ibindi byose azabiturinda. Imana rero ikomeze kubegera, namwe mukomeze kuyegera kuko Imana ni urukundo. Imana ya Isiraheli nibaha umugisha. Haleluya. Nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana tuyinginge kuko Imana ari umubyeyi. Ndimo numva ngiye gusenga, kandi ngiye gusenga ndasengera umuntu wese unkurikiranye, ndasengera uzankurikira kuko iri jambo ry'Imana rigize umumaro mu gihe nk'iki ngiki no mu gihe kizaza no mu gihe tutazi rifite umumaro n'ubuzima. Imana idufashe. Reka dusenge rero,
sengane n'umuntu wese ukurikiranye iyogezabutumwa TV, sengane n'umuntu wese uri ku isi hose mu bihugu bitandukanye, za nshuti zacu, inshuti z'iyogezabutumwa, ndabinginze twegere Imana, dukunde Yesu. Yesu niwe ufite urufunguzo, tumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryari ryaratoranyijwe. Imana y'amahoro ibaha imbaraga. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mana, tumaze kumva ijambo ryawe, twinginze Imana igira icyo ikora mu mitima yacu, Imana igira icyo ihindura. Tumaze kumenya neza ko ari wowe ufite ibiganza twazukiramo,